iyo muri make nkunda kuvuga ibintu bikava mu nzira so mbona nagukunze. Jesca yagiye karaje mu kanya. Umva rero umva mbabwire muretse mvugisha ura mu ndaje. Byabaye ngombwa ko mva mu kazi hakiri kare kuko ari izindi gahunda nafite zihutirwa. Yego. Hoya byo ntabwo biri ngombwa, byo nasize mbitunganyije. Sawa ko nta kibazo. Yego. Oya. Ntabwo ibyo byose ari ngombwa ariko kugira ngo bikorwe. No, nabikoze, ntugire ikibazo. Yeah. Mwana bya bindi twibye biri he? Si saha yonyine se? Oya niyo gusa se? Ni saha ngisi. Ahubwo reka tujye kuyigurisha. Oya ntitwakayigurishije ahubwo twakomeza tukiba ibindi. Wapi man? Ntabwo cyose mfite se cy'amafaranga. Wapi bawihanganya akazi karacyakomeje wa. Dukomeza kwiba turunda nibyo twibye bakabidutwara. Wapi man? Ceceka ikibazo cyane nimba ufite amafaranga araboneka kuko akazi karacyakomeje. Ahubwo cyaciyemo mani. Mwapfa kibaravungu. Naripiye mu kazi
noneho nyine ngiye kubona mbona abantu bamuritse inyuma baza banyirukana. Okay. Umuranda umupolisi wagize ngo kumazina. Nitwa Fande Bosco. Urabitende. Njye nitwa Jesca. Jesca mu rugo nisi. Mu rugo gatoya. Ntacyo reka ngugeze mu rugo nta kibazo. Nta kibazo. Okay, Bosco, ni nkaho ngeze mu rugo ushaka munsiga ugasubira nta kibazo. Mu rugo ni hano haruguru se? Ya, mu rugo ni hano haruguru gatoya. None se yawe nzaga kuvugisha. Nta kibazo. Ya, ye ni nimero yanjye wamvugisha. Okay, ndazi kuguhamagara nta kibazo n'ugera mu rugo. Ako niza kuzasubira. Ya, wakoze cyane. Fede ni igihe uhererera televiziyo amaso ntabwo ajya kurya kuri akariya yanjye se bibose aha Fede ni ifoto se ivuga y'ikira shaka ntabisaba none si shaka n'ishari wanjye shaka twahuriye ku Gisenyi nyine twagiye kuryoshya si umuntu ntahuye bwa mbere koko ese mukunda n'amata shana se abantu si bahura bwa mbere bagahita bakundana mu bisanzwe mwese ibyawe nawe bimeze bite shana bimeze neza buri weekend aransohokana ntabwo mbishaka si ubona umutipe agenzwa na kamera shagenzwa na kamera si wabanje ukiga koko ko abahungu b'iki gihe ubona ashobora kukwangiriza ubuzima ugasanga no kwiga ego ko mwana oya nakiga tunakundana ubuse siniga tunakundana nese wajya usubira mu masomo gute utekereza ibyo oya ndasiba rimwe nkongera nkajyayo nta kintu bitwaye nese ubwo urumva utazasibira mukobwa ntabwo nasibira sha ariko deni ngiye mbona urukundo naho bihuriye n'ishuri si urabona uzibuka bishobora no gukunda nk'uko abikora sha nzabishobora kwiga se no gukundana bihuriye bizaba wenda mbona ingaruka nyamukuru ingaruka nazo aha ahubwo mwana ko nyamuhanda ajya komereza ibyo ni ibikureba uzabona ingaruka ingaruka zihe aha ndetse namara kukwangara uzabibona ko atazahita akureka cyangwa se hari icyo ushaka sha nta kintu nshaka aha kamureke ni urukundo gusa uzabibona kamureke nikomeze nirebe ibyo ndeba nta kibazo Sida niko numva uri kungira inama ku by'uyu musore wa wundi wawe ibyo byagenze shana ndabona agasoko ko gufatanya amasomo n'urukundo abone nazabishobora ko aha mbabarira sinabonaga nawe udasinziriye abakobwa mungana gutyo mwifata mu kwicara ahantu hasa gutya si bitegiye nisubira ahantu hamwica wabikoze hari amahugurwa arangana twabikoze none ngo murashaka nageza mu kugana gushaka zaba ndeba ko mutazabigera kandese mwe nese mureba ahantu muba mwicaye ako mu kanya twari kubikora gusa hageze nk'umuntu uza kubasura twari kubikora mu kanya ariko ikiganiro mwagikujije bikora cyangwa ubireke ni abanyamwanya twamaze si uranje bari mu bikira shana n'ibyo mbazi n'abari
Wese yagiye n'indi ubikora ntabwo tubikora Sara na karimo kamugenda arajya kwa cyane ko nawe yaje uramushiruye sisi mwana ushaka ubwambo ushaka kumanuka n'ubwambo kwa cyane sikuba ari umwana bivuze ko kuri sikuba karibu Abasheri umeze mutese Clément oh Clémence umeze bitesho Abasheri Moses ni sawa shana abanyarwanda koko shari ko hano kubanda ni umuntu wagize akazi kenshi wari ugiye mu biki bituma utakidusura shana biba byoroshye byiza none se amakuru y'uriya musheri wawe sha musheri wanjye se n'ibihuha karatandukanye ariko nawe udarazimfasha udarango tugikundana twabivuye gupera nta gahunda yarafite yakoresha si mwapfuye shase bamwe iki gihe nakwe babafite nabonaga ari umwana mwiza shani nawe yambitse urundi ntama ndarebera shana kuri sanze nanga ariko muganga makuru y'umusheri wewe ngo bimeze bite shani meza mu birimo neza shati turimo neza felicitations ntabwo yari n'igisaza igisaza ariko gifite amafaranga igisaza birafite shana kwereka igifoto cy'icyo gisaza cy'ibyo reka turebeze ndebere ngo uyu muntu ni umusaza ndebere akanitegereze neza shana aho ngaho ntabwo hari ubireba oya ndabona akeye ni ukuri acyari muto ntabwo ashaje ewe n'ishyari nari mbonye iyo mbwira oya nta kibazo yarato mutipa ahubwo niba gukunda yifatira nta kibazo ni ishyari aba amfitiye rega ni ishyari aba afite hey guys Clément wadusuye n'abasize amakuru yanjye tumeze neza nta kibazo bafite akazi kenshi ndashaka kumenya muri mwe mwese umuntu wakubaye akandusha hariya nta sano abakobwa bamubagana ntawe mwega kuye kuba mwicayemo hano hanze hari ishinguru nzi hariya nta soni ninde muri mwese wari gukubura hariya yara reka njyewe uyu munsi nijye bari gukuburana umva ntabwo nshaka guhera namwe ko mba naniwe mfite stress mu mutwe wanjye simbye kunsanga biriya bintu uranyumva neza kuko bari kubanza gusa numva bikaze nabasuye rero reka ngende shana rero ko yarafasha gutya ha uzi yego ndebe iri kuri arambeze urabahewe yego ubona abantu ukaba watwituyeho umuntu aza gusura abantu atanateguje abantu ba se bari ibiki ntabwo ni iby'i Kigali da ntako iby'i Kigali se byitwa bigize abanyamujyi ari abaturage ibyo ntabwo bikigezweho ndebe ariko mari abakobwa barabwira ngo nurana n'umukobwa sata w'umukobwa nta mukobwa mboye sha hari ijyane ndumva ari televiziyo nanayirambiwe ha avuga n'iryo rizembe ryawe siwe nta kibazo Hey, Karamel. Neza. Mwiriwe, umestesi? Neza. Ya, ko nakumenye. Nta mufande bita Bosco utabaye cyagiye. Oh, Bosco, umeze utese? Meze neza. Umeze neza? Meze neza. Sha wa munsi sinagushimiye cyane birenze kubera yuko nyine babonaga ko nameze neza.
nabibonaga ko ufite ibintu by'ubwoba cyane Yeah. ako kazi cyane nari mfite ubwoba. none se ku byinshi Neza nta kibazo. uremera ko cyagiye wa munsi Ndatekereza ariko nanjye duherukanye. neza urashaka gusaba akantu nakunda kureba ibintu Mbwira nta kibazo. Nka ryari? Sha uyu munsi ntabwo byakunda. Mfite akazi kenshi. Reka dupange undi munsi noneho ariko tuzabonana. Uyu munsi ntabwo byakunda kandi mfite na presentation. I know that, but it's the same my job. Nanjye akazi kanjye kaba kagoye kubona off. Yeah, nibikunda ndazakubwira. Ndakubwira urabona ngo hamagaye. Sawa, merci. Yeah, ndagushimira kubwa cyagiye. Nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Sacha. Neza neza ariko Ameze neza nta kibazo. uburanye. Ntabwo ari cyane. Yashyira nimero wamuhaye ko n'ayamagaye ntandika gucamo. Byashoboka ko umuntu afite simukadi ebyiri muri telefone yawe kugira kuri imwe indi ntibashe gucamo. Okay, akamenya icyangombwa nuko nagushakiye kubona. Yeah, icyo nicyo cy'ingenzi. Ana nifuje ko duhura tugasangira none byabaye. Nanjye ndabyishimiye cyane. Yeah. Anabonye gute se? Nyine ni heza, amafu haratuje. Nakunze cyane. Okay, cheers. I'm sorry. As a fish in Meze neza cyane pe. neza. Umva neza. Nari ngukumbuye. Ya birumvikana gusa nanjye ntabwo nari nabona. Umunsi ni byiza twahuye yarashigiye tukabonana. Yagiruka nta munsi gusa nyine nanjye nifuje gushimira. Cyane ntabwo nabonye ko mushimira neza gusa urakoze cyane. Okay, n'ikibazo cyane. Ya. Kama wakoze gushima. Ya, ni by'agaciro. Cyane. Okay, muzima usanzwe ukora iki? Ya, ndikubona Kunaburaga. ko muri shi. Karabaye kenshi ni byiza cyane. Ariko umunsi nabonye umwana ndavuga ati reka mpamagare dure dusanzwe tungana. Urakoze cyane. Fresh petit. Yego. Nyine hari nifuza ko twazaganira ibintu birenze. Tuza kwigana n'icyo gusoza. Nta kibazo. Ntabwo siko mama akazi kari kose kagoye cyane. Ya, akazi kacu karagoye kuko ntabwo tubona umwanya. Ya, ahubwo n'ubu businze umwanya uburyo bubonye. Ya, wabonetse. Ariko kuva njyewe kuba twatandukana wa munsi yagiye kutabara. Nabuze ibitotsi tu mara mutekerezaho. Nifuza ko nyine nshaka kugira akajambo keza. Ako nabagireka. Just twahuye rimwe. Nyine ndumva nta n'ibintu birenze nyine twahuriye muri spirit waranabaye merci. Ya. Undi muntu nyine wari we wese watabara bisanzwe mwavuka mutabara. Ibintu bisanzwe kameme nako kazi kawe. Ntabwo by'umwihariko ntabwo utabaye kuko biri mu nshingano zanjye ariko nabuze ibitotsi ubu nsigaye gutekereza cyane. So njyewe muri make nkunda kuvuga ibintu
bikava mu nzira so njye naragukunze. Yeah, thanks. Cheers. Bano gupanga uburyo twabura tukabiganiraho birambuye kuko njye urukundo rumeye nabi numva meze nabi. Yeah, gusa nyine nta biba birenze. Ndabiranze cyane kuko naguyemo. Gusa ntagirekera. Gusa nyine ni iby'agaciro. Gusa ni iby'agaciro. Turashaka turavugana umunsi tuzahura tukabiganiraho fresh. Ya, ikibazo nanjye naniyebyeho gatoya. Ufite akazi kenshi kameze. So umve ko nyine ndawukunda nifuza ko twumva. Ya, thanks. Igitekerezo amasaha yawe yamfashe. Ya, naguherekeza nkugeze. ya nta kibazo.